kubana mu ijambo ry'Imana mu cyigisho kivuga ku gusenga. Yewe tugiye kubana ngabura ijambo ry'Imana. Nitwa SOPHIE, ndi umukristo muri ADPR mu itorero rya Gasave ku mudugudu wa Kumukino. Reka dusome ijambo ry'Imana riboneka mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka igice cya 11 kuva ku murongo wa 5. Haranditse ngo arababwira ati ninde mwe ufite inshuti bayisanga mu gicuku akayibwira ati inshuti yanjye nzimana iminsi 3 kuko inshuti yanjye yitseho ivuye mu rugendo none nkaba ntafite icyo yizimanira. Uwo munsi akamusubiza ati bindushya amaze kugarira ryabo n'abana banjye nabonye ko sinshoboye kubyuka mu mugore. Ndababwira yuko nubwo atabikijwe kuyimuhera ko inshuti ye ariko kuko amutiteje iramubyutsa mu byo ashaka byose. Nanjye ndababwira ntimusabe muzahabwa, mushake muzabona, komanga urugi muzakingurirwa. Kuko umuntu wese usaba ahabwa, ushatse abona, nukomanga agakingurirwa. Mbese ninde muri mwe ufite umwana yamusaba umutsima akamuha ibuye, cyangwa ifi akamuha inzoka, cyangwa yamusaba igi akamuha sikorupiyo? Mwese mumaze guha abantu banyu byiza kandi muri babi, so wo mu ijuru ntazarushaho rwose kubona akaweho musabye. Amen. Iri iboneka mu ijambo ry'Imana mu kiganiro Yesu yagiranye n'abigishwa be bamusabye ngo abigishe gusenga. Babayeho baratekereza bigereranya n'abandi, babona yuko batazi gusenga, hanyuma ngo babona Yesu ari ahantu hamwe asenga. Niko havuga ku murongo wa mbere w'iki gice, baramubwira bati twigishe gusenga nibura nk'uko Yohana yigishije abigishwa be gusenga. Hari umuntu abaho yakwigereranya n'abandi akabona urwego ari rwo gusenga bo baramurusha. Nabo rero nibyo byabayeho. Baramubwira bati iyo abigishwa ba Yohana basenga tubona babizi kuturusha, bati twigishe gusenga nk'uko bo babizi. Abigisha isengesho rya Data wa twese uri mu ijuru. Bavuga ati nimuzajya musenga muri muvuga muti Data wa twese uri mu ijuru. Ntekereza ko yabahagaritse ahantu akaribafatisha mu mutwe bakarimenya mu mutwe. Muri bo yababwiye muri iryo sengesho yababwiye intebe ikomeye, arababwira ngo nimuzajya musenga mujye mubwira Imana ngo uduharire imyenda yacu nk'uko natwe duharira abayitubereyemo. Ntabwo ibi ngibi bikwiye kuvugwa n'umuntu wese, bikwiye kuvugwa n'umuntu gusa uzi kubabarira, uzi kugira imbabazi, akababarira abamucumuyeho. Uramutse usenze gutya utazi kubabarira, warangiza ugasaba Imana imbabazi zimeze nk'izo utanga, ushobora kuhababarira. Kuko Yesu yarababwiye ngo muzajya musaba Imana imbabazi, mujye muzisaba musaba imbabazi zimeze nk'izo mugirira abandi. Ese imbabazi ugirira abantu batinyuka kuzisaba Imana? Niba ubabarira umuntu ariko ukaba wararahiye kutazigera umusura, ni ukuvuga yuko Imana nayo ikubabariye ariko ntizigere kugenderera, mbese byakubera byiza. Ukwiye kwiga kubabarira, hanyuma ukagera ku rwego aho ubasha gusaba Imana imbabazi zimeze nk'izo ugirira abantu. Imana idufashe kandi Imana iduha imbaraga. Ku murongo wa 5 rero ababwira amagambo ameze nk'umugani ajimije, arimo umuntu wari umunyamasengesho. Ngo ni umunyamasengesho ngo wari uri mu gicuku. Ni umunyamasengesho wari uri mu gicuku kibihe. Uyu munyamasengesho ngo ni umunyamasengesho wari ufite inshuti ebyiri.
amuvugaho byinshi, avuga iby'izo nshuti ze, avuga iby'igicuku yari arimo. Ndagira ngo rero muri iki cyigisho tuzabanamo iyi minsi tumwigireho. Uru rugero Yesu yatanze rw'uyu muntu tumwigireho, kuko nicyo cyatumye Yesu arutanga. Icya mbere kivugwa kuri we ngo ni iki? Ngo ni umunyamasengesho, ngo ariko wari uri mu gicuku. Haranditse ngo arababwira ati, ninde muri mwe ufite inshuti wayisanga mu gicuku akayibwira ati, inshuti yanjye mu gicuku. Reka mbere yo gukomeza n'ibindi mbanze mvuge kuri iki gihe cuku, ibi bihe Yesu yise igicuku. Ibihe bibi Yesu yagereranyije n'igicuku kuri uyu muntu ntabwo ari igicuku kimwe tuzi kizanywe n'uko izuba rirenze. Igicuku ni ibihe bibi, ni ibihe bitarimo umucyo. Igicuku gishobora kuzanwa n'inzara, ugasonza, ukabura icyo urya, ukabura icyo ugaburira abantu ufite mu nshingano, hanyuma ukumva bukwiriyeho, kumva ubugingo bwawe bugiye mu gicuku. Igihe cy'igicuku Yesu yavugaga. Igicuku gishobora kuzanwa n'uburwayi, uburwayi bw'umubiri. Umuntu ararwara, umubiri ukababara, akagira ububabare butamuha agahenge, hanyuma ubugingo bwe, umutima we ukajya mu gicuku. Ntagire ikindi kintu areba, ntabona umucyo imbere ye, ntabona icyiza imbere ye, akamera nk'uri mu gicuku kubera umubabaro uzanwa n'uburwayi. Umuntu ashobora kujya mu gicuku kubera gukorwa n'isoni. Mu byago, mu ngorane, mu bigeragezo tugirira mu isi habamo gukorwa n'isoni. Gukorwa n'isoni ni iki? Ni ukubura ibyo wari wiringiye, ukabura ibyo wari utegereje ku bantu, ukabura ibyo wari utegereje kuri wowe ubwawe, ku mbaraga zawe, ukabura ibyo wari wiringiye, hanyuma ugakorwa n'isoni. Mu gihe cyo gukorwa n'isoni rero umuntu ajya mu gicuku. Ibyo nabyo bishyira umuntu mu gicuku. Igicuku kandi gishobora kuzanwa no kubura uwawe wakundaga. Kubura uwawe wakundaga bituma ujya mu gicuku, ukamubura kubera yuko mutandukanyijwe n'urupfu. Nzi ko ari byo twiberamo. Ugasigarana ibintu gusa bimukwibutsa, ugasigarana imyambaro ye, ugasigarana imishinga ye icagase atarangije, ugasigarana ibintu bimukwibutsa gusa bituma umutekereza ariko we ntumubone. Hanyuma ukagira umubabaro, ukagira agahinda, ukagira kwiheba, bituma ujya mu gicuku. Ibyo ni ibicuku. Igicuku ni ikintu cyose cy'ingorane ugira, hanyuma kigatuma ibitekerezo byawe bijya mu ruzitiro, ntugire ikindi kintu utekereza uretse uwo mubabaro ukuriho. Nicyo gicuku. Nzi ko abantu benshi munteze amatwi mwigeze muba mu gicuku, cyangwa se munakirimo ubu ngubu, cyangwa se mukaba muzanakibamo. Kuva muri ku isi birashoboka cyane rwose. Reka mvugane rero nawe, wowe muntu uri mu gicuku, kugira ngo utege amatwi, uzabane nanjye muri iki cyigisho. Ijambo ry'Imana rikubwira iby'icyo gicuku urimo, rikubwire byinshi kuri cyo, rikubwire umwifato ukwiye kugira muri cyo, kubwira amaherezo yacyo, ribane nawe, riguhumurize. Ariko igicuku cyo kuva tukiri mu isi, igicuku cyo kizabaho. Igicuku tuzakigeramo, ariko Imana ishimwe yuko ibana natwe. Muri iki gicuku rero nihuse umuntu yari arimo, ngo yabonyemo inshuti ye ya mbere, ngo yaje kumureba iturutse kure.
ngo kandi iza muri icyo gicuku. Inshuti ya mbere umukristo agira iyo ari mu gicuku ni inshuti mbi, kuko nk'uko dusomye ni inshuti iza iturutse kure kandi nta bufasha izana, ikugendera uri mu bihe bibi kandi itaje kugufasha ahubwo igusaba, ngo isaba ngo yizimanire. Ngo yizimanire iki? Umutsima. Iyi nshuti yigeze Yesu ayivugaho mu ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka igice cya 11 ku murongo wa 24. Aravuga ngo dayimoni iyo avuye mu muntu ngo aragenda akazerera ahantu hatari amazi. Iyo umuntu yihannye ibyaha, mbere y'uko yihana aba yari afite inshuti ye nakwita kamere. Yesu we yayise dayimoni. Mu rwandiko rwanditswe na Yakobo haravuga ngo ni dayimoni kubera yuko iterwa inkunga na gihonomo. Ngo iragenda rero ikamujya kure, ngo ikazerera hadafite amazi, ngo rimwe ngo ikibwira ngo ngiye kureba ya nzu nahozemo ngo ndebe uko imeze, ngo maze ngo ikagaruka, ngo isanze hakubuye hameze neza nta kintu kirimo, ngo iragenda igahamagara izindi zirindwi zirusha kuba mbi, ngo zikaza ngo maze ibya nyuma by'uwo muntu ngo bikarusha ibya mbere kuba bibi. Inshuti ya mbere rero igaragara ku muntu uri mu gicuku, ku mukristo uri mu bigeragezo, ku mukristo uri mu mubabaro, ni kamere yawe yo mu byaha nibanguka kuza kukureba. Iraza ngo iyihageze igasanga nta kintu wibitseho. Hano Yesu yaravuze ngo uyu muntu yaragiye ngo asanga inshuti ye, ngo arayibwira ati ntacyo mfite cyo kuzimana. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko nawe inzu ye nta cyari kiyirimo, nk'uko iri jambo ry'Imana ryo muri Luka 11:24 rivuga. Nta kintu yari afite mu nzu, ngo nta mutsima wo kuzimana yari afite. Iyi ngiyi Yesu yabivuze, Pawulo yabivuze mu gitabo cy'Abefeso ibice 4. Aravuga ngo mwiyambuye umuntu wa kera uheneberezwa no kwifuza gushukana. Ni kamere ya kera, niyo iza kukureba iyo uri mu gicuku, irakugenderera kandi kaza. Nkwibutse ko iyi kamere ntabwo iteguza, ntiguhamagara, ntigutumaho iti nzaza, ahubwo ngo irahinguka. Uyu muntu yaravuze ngo inshuti yanjye mpingutseho ndi mu gicuku. Irahinguka rero ikaduka, ikaza kandi ikaza isaba amazimano. Ni ukuvuga gusaba amazimano, ni ukuvuga kureba niba nta kintu ufite kugira ngo ibone aho iguhera, kugira ngo ibone aho ihera igutera. Imana idufashe kandi umwami wacu atugirire neza cyane. Reka nkwibutse yuko n'umwami Yesu yigeze kuba mu gicuku mu ijoro, bamufashemo bagiye kumubamba, ariko kamere iyi nshuti mbi iramugenderera, iramubwira ngo abivemo, ngo abireke, ngo ahamagare data amubwira ashaka kundi ngo igikombe kimurenge. Ariko hashimwe data yuko atamwumviye, ahubwo akamuha imbaraga. Imana idufashe kandi umwami wacu atugirire neza cyane. Mu gicuku rero iyi nshuti zakugenderera, uzajya kumva wumva iturutse kure, wari waratandukanye nayo wumva iragarutse. Uzajya kumva wumva umujinya wari warihannye wagarutse, uzajya kumva wumve kubeshya wari warihannye byagarutse, uzajya kumva wumve agahinda wari warihannye kagarutse, uzajya kumva wumve irari wari warihannye ryongeye ryakugarukanye. Niyo nshuti mbi igenderera umukristo uri mu bihe bibi Yesu yagereranyije n'igicuku. Imana iturinde mu gicuku turimo, Imana ikurinde mu gicuku urimo. Tuzakomeza n'ubutaha. Imana yacu idufashe tureba ibyindi nshuti, tureba umwifato w'uyu mukristo Yesu yatanzeho urugero muri iki gicuku yari arimo. Imana idufashe kandi umwami wacu atugirire neza cyane.